Ko wakora Fiverr gig cyangwa se ko wakora gig kuri Fiverr. Ushobora kuba ufite skills runaka ariko utazi uburyo wayibyaza umusaruro. Ushobora kuba uzi nko gukora amadesign, uzi gukora video editing ndetse n'izindi skills runaka ziri hanze aha ngaha gufasha ama businesses, ariko izo skills utazi uburyo zakubyarira umusaruro. Niyo mpamvu tugiye kwiga uko wakora Fiverr gig. Izo skills zishobora kukubyarira umusaruro rero, muri iri somo twebwe icyo turi bwibandeho turibanda uko wakora gig ya Fiverr nkuko nabibabwiye. Ni ukuvuga ngo iri somo ni iry'abantu bafite account kuri Fiverr muri groupe narabibabwiye. Niba utari muri groupe yacu ushobora kuyijyamo, hari video nakoze isobanura Fiverr mu buryo burambuye ndetse nuko ushobora gukora account kuri Fiverr. Iyi video rero ni y'abantu badafite gigs, bafite account ariko ntago azi uko yashobora gushyiraho gigs nkuko mwari mwansabye ko nayibakorera. Kuri wowe rero utarakora account kuri Fiverr cyangwa se ari ubwa mbere wumvishe Fiverr, hano hasi muri description harimo link ya YouTube yacu, YouTube groups, harimo na link ya video igusobanurira Fiverr icyo ari cyo ndetse nuko ushobora kugiraho account. Nurangiza iyo video nibwo uri buze kureba iyi niyo party yayo ya kabiri yuko ugomba gucreatinga gig. Noneho ku basanzwe reka twongere twibutse Fiverr ni urubuga ruri kuri internet ruhuza abantu bafite skills ndetse n'abakiriya bakeneye izo service. Wowe urugero ushobora kuba wicaye aho ngaho ufite content pe ariko ntuzi ko editing. Ushobora kuza hano kuri Fiverr, haba hariho abantu aba expert pe, ushobora no kubona wenda ari guca n'amadolari 5 cyangwa se amafaranga ngahe, nyine ubona ashobora kukweditingira video uzakuramo wenda amafaranga aruta ayo ngayo, aruta ayo madolari 5 arimo araguca. Ni urubuga ushobora kuzaho rwizewe ugacuzinga cyangwa se ugahitamo umuntu ushobora kugukorera izo service nyinshi. Hariho service nyinshi cyane turaza kubireba. Ni ukuvuga ngo muri abo bantu rero baza bagahitamo bagahereza akazi icyo tugiye gukora, natwe tugiye gukora icyo bita gig. Uburyo nimba uwo muntu ukeneye ubwo bufasha akeneye umuntu wabimukorera, nawe uri kureba iyi video uzazamo ku buryo ushobora kuguhitamo. Rero nimba ufite skills runaka kukwereka uburyo ushobora gukora icyo bita gig hano kuri Fiverr. Wahise wibaza gig icyo ari cyo. Gig ni listing cyangwa page werekaniraho service zawe kuri Fiverr. Twabonye ko Fiverr iri ku isi yose ndetse ushobora no gukorera umukiriya uri muri Amerika cyangwa se uri ahandi hantu bidasabye kujyayo, bidasabye n'ibindi bintu byinshi cyane. Tuzagenda tubyiga neza uko bagenda bakora ama order. Rero kuri gig niho ubwira umukiriya icyo ukora, uburyo uzagikora, igihe uzagikora ndetse n'igiciro azakwishyura kuri iyo service yawe. Mu yandi magambo, gig ni nk'idirishya rya service yawe kuri Fiverr. Ese wibaza uti ni izihe skills nakoresha nkora gig kuri Fiverr? Skills ziri ku isi ni nyinshi cyane ariko wowe ni wowe uzi uti njye mfite skills runaka. Niba ukora graphic design ushobora gukorera umuntu logo, flyer cyangwa social media post. Niba ukora video editing ushobora kweditingira umuntu YouTube video, shorts cyangwa reels. Niba uri virtual assistant ushobora gufasha business mu mirimo ya administrative, research cyangwa data management. Zose ni skills ushobora kwerekana wahereza umukiriya. Wowe uzi skills ufite. Ingenzi hano kuri Fiverr kubuza ibintu byose. Icy'ingenzi ni ukumenya ngo njyewe mfite iyi skills ushobora gukemurira umukiriya iki kibazo runaka. Ikindi nkuko nabibabwiye muri groupe, ntukajyeho rwose ngo wuzuzeho ama skills kandi ubizi ko utabizi. Hano haza umukiriya making a order avuga ati njye nahisemo uyu muntu wenda bitewe wenda n'igiciro yaciye cyangwa se bitewe na experience nabonye afite, ngo hitamo uhereza akazi kanya. Akazi arakaguhaye, abonye akazi ntago gashoboye. Ni ukuvuga nyine nawe ntuzishyurwa. Shyiraho skills wumva ko uyizi neza. Niba utaraba ready yo kuvuga ngo ufite iyi skills, fata nk'umwanya amezi 2 cyangwa 3 iyo skills uyige neza ubundi uyereka umukiriya. Ikindi ugomba kumenya, skills yawe niyo service yawe niyo gig yawe. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kumenya kwerekana iyo skills yawe. Structure za gig igomba kuba yujuje ibiki. Gig yawe igomba kuba ifite title, ifite category, ifite tags nk'aba content creator tags zose turazizi tuzi nicyo zimara, ifite ibiciro, ifite description.
ndetse hamwe basaba amafoto ahandi bagasaba na video. Title ya gig yawe ni kimwe mu bintu bya mbere umukiriya ahita abona. Niyo mpamvu igomba kuba ngufi, isobanutse kandi ikavuga neza serivisi utanga. Aba benshi turi muri iyi group turaba content creator, tuzi kuri YouTube icyo title imaze. Irakurura umuntu amenya ati iyi video ivuga kuri iki kintu nayifungura. Aho kwandika rero ngo I edit a video, ushobora kwandika uti I will edit engaging YouTube shorts nkuko twabivuze haruguru. Aho umukiriya ahita amenya serivisi utanga. Nkuko kuri YouTube wowe urebye video yawe asomye title ahita amenya ikiri muri video. Ikindi gig yawe nyuma ya title igomba kuba ifite category. Nkuko tubizi kuri YouTube ndi gukoresha cyane aba content creator kuko nibo turi kumwe hano muri group, ariko n'uwundi usanzwe ndakeka ari kubyumva. Category, ese iyo title yawe nimba wavuze ngo I will edit engaging YouTube shorts, iyo gig yawe iri mu yihe category? Hitamo category nyine ihuye neza na service yawe kugira ngo na Fiverr ibashe kuyishyira ahantu hakwiye. Kuri YouTube turabizi iyo uri muri entertainment ujya muri entertainment, yari people and blogs uhitamo search and tags. Gig yawe igomba kuba ifite ama search n'ama tags, turabyumva cyane kugira ngo ifashe nyine Fiverr nayo kumenya iyo umuntu service atanga ni izi ngizi. Urugero kuri YouTube short editing ushobora nko gukoresha YouTube short, video editing, reels editing na short from video. Aya ni amagambo ashobora gufasha abakiriya kubona serivisi yawe igihe bayishakiye. Pricing and packages, ibiciro nyine. Noneho Fiverr igufasha gukora packages zitandukanye. Ushobora kugira basic, standard na premium. Basic iba ari serivisi y'ibanze wenda uca nk'udufaranga dukeya. Standard iba ifite serivisi irambuye, iyi nyine yisumbuye kurushaho. Naho premium yo iba ari package yuzuye ifite value nyinshi nyine zigenda zirutanwa bitewe n'ibyo uzaderivaringa. Ni wowe ugomba kumenya bitewe na service ntanga. Basic yanjye igomba kuba ifite ibiciro runaka, standard ifite ibi, premium ifite ibi. Icy'ingenzi ni ukugaragaza neza icyo umukiriya azabona muri buri package. Igomba noneho gig yacu kugira na description. Description niho usobanurira umukiriya service yawe mu buryo burambuye, aho ushobora gutangira uvuga icyo ukora, ugasobanura icyo umukiriya azabona, hanyuma ukamubwira impamvu yaguhitamo. Ariko wirinda kwandika amagambo menshi atavufite nyine ikintu amininze adafite agaciro. Tujya ku ngingo ukoresha amagambo umukiriya nyine yumva. Nimba uri umu IT ntukoresha ibigambo biri too technical ku buryo umukiriya wenda utazi ibya IT aza akabisoma ntasobanukirwe. Koresha amagambo umukiriya wawe azumva. Hazamo n'icyo bita requirements. Requirement ni ibyo ukeneye ku mukiriya mbere yo gutangira akazi. Urugero niba uri gukora video editing ushobora gukenera video files. Ntabwo uzeditinga video yawe kandi umukiriya yakubwiye ko umweditingira video we afite. Niyo na instruction, ni wenda nimba ari music ashaka kujyamo, nihe preferences, ni izihe akunda gukoresha, cyangwa reference video arashaka ko iyo video uri bumweditingire iraba isa n'iyi. Kubaza umukiriya ibyo ukeneye mbere nyine bizatuma akazi kagenda neza. Gallery niho werekera umukiriya ibyo ushoboye. Niba uri video editing uratanga nyine example. Aka ni akazi nakoze, ushyireho wenda nka image, ushyireho n'aka video gatoya gafite nyine quality isa neza ku buryo gakurura umukiriya. Wibuke gusa ko kandi ko umukiriya atareba gusa ibyo wanditse, ashaka no kubona nyine proof y'ibyo ushoboye. Ibi byose iyo tubirangije dukora publish gig yacu ubwo tuyishyize hanze ku isi hose. Buri muntu ashobora kuduhereza akazi tukakamukorera tukakamwoherereza online. Reka tubikore noneho murebe uko bakora gig, nawe uze kubasha kwikorera gig yawe. Nibisanzwe urajya kuri Google wandikemo Fiverr, ni link ya mbere uyikandeho. Murabona ko njye nabifitemo account, murabona ko ari kuri Fiverr turi. Izi ni za skills zose twavugaga ziri kuri Fiverr muri kategori zitandukanye. Rwose nawe ntago wabura skills ushyiraho, muraza kuza kujyaho murebe. Dufate nk'urugero ng'uyu muntu ukora editinga video z'amakuru. Murabona ko ubu afite 16 afite order 61 z'abantu bamusaba kumukorera. Tugiye kureba nk'iza aheruka gukora cyangwa kuderivaringa, murabona ko mu masaha 11 hari akazi amaze gukora, yakishyuwe $200. Nyuma y'umunsi umwe nitureba hasi naho
ahangaha murabona ni akazi hashize umunsi umwe, ako kazi nako kaderivarinze hashize iminsi 3. ni ukuvuga nyine kuri Fiverr hari abakiriya bashaka ubwo bumenyi bwawe ufite, muze kujyaho muhasure murebe. So hariya tuhita duswicinga kuri selling kuko turashaka guseringa ubumenyi. uze hano kuri business ukande kuri gig, numara kuhakanda ujye hano handitse create a new gig. tugiye gucreatinga gig yacu ku buryo natwe nk'umuntu ushaka nk'umuntu nyine umukorera nk'uriya tumaze kubona editinga video azajya ahita abona skills zacu natwe aduha akazi. turuzuzamo izi title, category, search tags n'ibi byose, pricing nk'uko twari tumaze kubibona. Njye rero nkunda kwifashisha AI iri hano kugira ngo idufashe, umuntu utayikoresha rwose warasigaye. naje ndayibwira nti njyewe mfite skills muri video editing, ndashaka gukora gig kuri Fiverr, nawe wabyandika uko ubishaka ariko nyine ukongeraho akantu ka optimized. urabona ko itiguhereza ikugira n'inama ya title wakoresha. twabonye ko title igomba kuba ari ngufi, senyikopiya nyizana ahangaha kuri gig title. kubera ko dusanga hiriya I will, ntabwo ari ngombwa ko wongera kuyongeraho, urayisiba. numara kuyisiba urabona ko bakubwiye ko title yawe noneho imeze neza. title ya gig yacu turayibonye, ntibuke kuyigira ngufi. tugiye gukora category. nimba twavuze ko tweditinga YouTube short cyangwa se TikTok and Instagram, ziri mu yihe category? tuzi ko ubwo biri muri video and animation. ushobora no kubibaza na ChatGPT nayo ikagufasha rwose. mujye muzikoresha AI ziriho hano kugira ngo zidufashe. nitumara kubaza na AI urabona ko ariyo n'ubundi nayo yahise iduhitiramo ko ari video animation. numara gushyiramo category, izi video editinga nizo kuri YouTube nizahe, reka duhitemo YouTube ko twavuze ko ari YouTube short. duhitamo na subcategory ni video editing, niyo turi buhitemo ya video animation. ako na Fiverr iba yaguhaye nka suggestion byo uri bubyuzuze. dukomeze kuri search tags. search tags zacu n'ubundi nahise nongera njya kubaza ChatGPT impereze tags ziza gutuma title yacu Fiverr ibasha kumenya icyiciro iyishyiramo, ibe optimize nyine ku buryo umuntu uje gushaka mu bantu bakora ama YouTube short nanjye ngomba kugaragaramo. noneho uburyo wandika search tags, urayandika iya imwe ugakora enter, ntabwo zose uhita uzikopingira rimwe. nabonye hari abantu biri kugora, wandika imwe ugakanda kugira ngo hajyeho iyindi, ntabwo zose tuzandikira icyarimwe kandi zigomba kuba ari 5. iyo zimaze kuba 5, iyo urangije kuzandika zose ari 5, urasavinga ugakomeza n'ahandi kuri pricing. kuri pricing rero niho tugiye gushyiraho ibiciro byacu. twabonye ko pricing bifite basic, standard, ifite na premium. twebwe nimba gig yacu twamaze kuvuga ko tweditinga short video, ubwo ni ukuvuga ngo basic wenda tuvuge wenda agashoti k'iminota 30, nzaguca aya mafaranga angana gutya. shoti wenda imeze gutya irimo ibingibi, izi editing n'izi nzaguca amafaranga ameze gutya. ahangaha turi gukora iki? isoko ryacu, turi guhereza produit yacu ya skills yacu ibiciro bitewe n'akazi tuzi izadutwara cyangwa se n'umwanya izadutwara. iyo bikugoye urabifata ibi bintu byose ukabipestinga n'ubundi muri AI ikagufasha gusetinga ibi bintu nka gutya nabikoze. nabifashe mbishyira muri ChatGPT. murabona ko basic yayihaye uko nayita, nyita short, starter short, yimpeza na description. ni ukuvuga ngo umukiriya nabisoma azamenya ko ngo nzamweditingira video imwe muce $10, wenda nakenera n'izindi settings zihariye. niba muri iyo basic yanjye nzitanga, nimba nkora ama subtitle byose ndabyemeza ahangaha ko muri iyo basic bizaba birimo. muri standard nimba ari video ebyiri mvuge ntihazaba harimo sound design, mixing, color grading, subtitles zaba ziri included. muri pro mvuge ko byose bizaba birimo kuri aya $50. nakenera extra services nazo ahangaha ushobora kubishyiraho. iyo pricing uyirangije uhita ujya kuri
ahangaha bari banze ko dukomeza kubera ko nari nahisemo ko hari extra services ariko sinashyiraho price. Uhita ujya kuri description iyo usoze pricing. Description nyine uvuga gig yawe mu magambo makeya. Twifashishije ChatGPT n'ubundi, ariko nujya gukora gig yawe ntukore copy pasting nk'uko ndi kubikora. Jya ubanza uyisome urebe ibyo ChatGPT yaguhaye, kuko aka ni akazi, ni ibintu umukiriya azasoma agahita amenya ibyo wamuhereza. Requirement ni bya bindi twavuze mbere y'uko ngukorera, nimba ari video nzakenera kunyoherereza raw footage, video nyine ushaka ko neditinga, ntabwo nzakoresha izanjye. Nkibuka hano kuri form gushyiraho ko ari attachment kugira ngo umukiriya azashobore kwatacingaho iyo video. Icya kabiri, wenda urambwira nimba iyo video nzakora uzayishyira kuri YouTube, ndi bumenye uburyo ndi buyediting, cyangwa ni TikTok se uzakenera caption, se ukeneye ko ndi bwe includingemo logo zawe. Ahangaha muri requirement ibyo byose niho ubibariza umukiriya. Ibyo wabirangiza ukajya kuri gallery. Kuri gallery urabona ko badusaba byibura kwa uploadinga video imwe n'amafoto wenda 3. Aha turakoresha imwe kuko turi kwiga, ndafata ifoto yose mbonye. Aka video nako urabona ko dusavinze tudashyizeho video, kandi twavuze ko turi gig yacu tweditinga video, ntabwo batwemereye gukomeza. Ni ukuvuga ngo nujya gukora gig nk'iyi urabanza ube ufite nyine aka video kerekana editing skills zawe, weditinga gute, ubyereka umukiriya uka-uploading hari nafuye kwa uploading aka video mbonye kugira ngo tubashe gukomeza. Ibi byose nubirangiza uraba ukoze gig. Ahangaha skills yawe wari wicaranye utazi ko yakubyarira amafaranga, aha ejo cyangwa ejo bundi uzabona umukiriya. Ikindi hano kuri Fiverr tugomba witondera abantu bakwandikira inbox. Ukimara gushyiraho gig urahita ubona abantu bandika inbox bakubwira ibiki, ntukande ku malinki baguha. Aha tuzabyiga uko orders zigenda ziza, nuko ushobora kumenya uyu ni umuskama, iyi ni gig iri valid. Nakoze cyane kureba iyi video kugera ku musozo. Wibuke gukora subscribe, share, like, comment, mumbwire n'izindi video mushaka twajya dukora. Niba ufite ikibazo ngwino muri group, reba link ya group muri description ujoininge, dukomeze dufatanye